noneho nabonaga turi mu gihe cyo kumanywa, ngiye kubona mbona uwo mwanya izuba rirarenze, rya zuba rikimara kurenga, ngiye kubona mbona uwo mwanya hacuza umwijima w'icuraburindi. Ubwire kije, ubabwire yuko imvura igiye kurwa, ubabwire yuko imivo igiye gutemba, ubabwire yuko umuyaga ugiye guhuha, kandi Imana yo mu ijuru irambwira ngo ubwo ibyo byose biziye rimwe, ngewe nzababwiza ukuri. Umva, nzababwiza ukuri, ntabwo Imana yacu irya ruswa nk'uko abana b'abantu bajya ruswa. Imana yacu ishyira ukuri ahagaragara, ikagucira urubanza rw'ibyo wakoze. Kandi uhombya Imana wese nawe Imana izamuhombya. Imana irambwira ngo abantu bishakiye inyungu zabo, barangije bahombya Imana. Umuntu agashinga idini kubw'inyungu zo kugira ngo abone amafaranga, ariko adafite inyungu yo kugira ngo yunguke, Imana ibone inyungu y'abakizwa. Imana irambwira ngo namwe ije kubaha inyungu mu byanyu, ije kubabera umuterankunga. Yambwiye ngo ije kubabera umuterankunga mu byo mukora. Igiye kukudepasa abagusetse, abagusuzuguye, abavuze ngo wabuze ubwenge, abo ngabo bazamenya yuko wiringiye Imana ishobora byose. Bantu b'Imana, iri joro ndyamye, yari ku isaha ya 11:05, niho nagiye mwiyerekwa. Ngiye kubona mbona turi mu mirimo. Nabonaga abahinga bahinga, abacuruza bacuruza, abakozi ba leta ku kazi nta kibazo, abakozi mu mabizinesi atandukanye nta kibazo bari gukora, abashoferi batwara amamodoka mu kazi kabo, buri muntu wese ari mu kazi ke. Noneho nabonaga turi mu gihe cyo kumanywa, ngiye kubona mbona uwo mwanya izuba rirarenze, rya zuba rikimara kurenga, ngiye kubona mbona uwo mwanya hacuza umwijima w'icuraburindi. Wa mwijima w'icuraburindi ukimara gucura, ngiye kubona mbona hahise haza n'imvura. Ngiye kubona mbona umwijima uzanye n'imvura. Noneho ngiye kubona mbona buri muntu wese ku kazi yari arimo, ngiye kubona mbona akazi karahagaze. Nanjye nari ifite akazi nari ndimo, mbona karahagaze. Ngiye kubona mbona buri muntu wese agenda gutyo nyine, buri muntu wese ava muri ka kazi yari arimo. Ya mvura ibiraguye. Noneho ngiye kumva numva ijwi rimpamagara ngo Vedaste, fata Bibiliya yawe urebe ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya 7, umurongo waho wa 24. Haranditswe ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye nayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Imana idufashe cyane. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo tangaza iri tangazo, umuntu wese ahari hose
abyumve neza, ubabwire yuko igihe cy'ubwire kije, ubabwire yuko imvura igiye kurwa, ubabwire yuko imivo igiye gutemba, ubabwire yuko umuyaga ugiye guhuha. Kandi Imana yo mu ijuru irambwira ngo ubwo ibyo byose biziye rimwe, inzu yubatswe ku musenyi igiye guhirima. Imana irambwira ngo kandi ubwo ibyo byose bigiye kuza, inzu yubatse mu manegeka igiye guhirima. Imana irambwira ngo ubwo ibyo byose bije, inzu n'ubundi idakomeye igiye guhirima. Noneho Imana irambwira ngo inzu yubatswe ku rutare, inzu yubatswe neza ikaba ikomeye, Imana irambwira ngo iyo nzu ntabwo izanyeganyezwa n'uwo muyaga ugiye guhuha. Iyo nzu ntabwo izasenywa n'iyo mvura igiye kugwa. Iyo nzu ntabwo izasenywa n'iyo mivo igiye gutemba. Iyo nzu ntabwo izasenywa n'uwo mwijima ugiye kuza. Niho nagiye kumva numva indirimbo y'107 mu ndirimbo zo gushimiraje, indirimbo iri kuvuga ngo nkomeze nge niringira amaraso y'umukiza, nta wundi shaka kwigana keretse Yesu wenyine. Muririmbye arembaho nikomeze ku rutare, naho handi ni umusenyi, naho handi ni umusenyi. Imana yo mu ijuru irambwira ngo ibintu byose abantu bubatseho byose bakumva yuko bibasha kurokora, bakumva yuko bibasha gukiza, Imana irambwira ngo babwire ngo byose bihindutse ubusa. Imana irambwira ngo ni umusenyi. Imana irambwira ngo umuntu uzi yuko inyubako ye itubatswe kuri Kristo, ibyo yakubaka byose, yashyiramo beto, yashyiramo sima, yashyiramo ibintu byose bikomeye cyane, yabidekora agashyiramo amakaro, Imana irambwira ngo igihe cyabyo kiraje, kandi ibyo byose irambwira ngo bihindutse ubusa. Imana irambwira ngo ikibabaje ngo nuko ari ububwire, ari iyi mvura, ari uyu muyaga, ari iyi mivo, ibi byose bigiye kuza bikiroha ku nzu. Irambwira ngo nuko bigiye gutungura inzu nyinshi, inzu nyinshi zigahirima. Imana idufashe cyane. Imana yo mu ijuru irambwira ngo tangaza iri tangazo, umuntu wese ufite ubwenge yiyarure hakiri kare. Kandi nkunze kubivuga, ubutumwa afite muri iyi minsi ni ubuvuga ngo hunga udapfa, va muri Babuloni igiye kurimbuka, wa murwa w'abanyabyaha. Iyi nzu idakomeye, iyi nzu yubatswe ku musenyi, niba abantu benshi tubona ngo barakomeye, ugasanga umuntu ayoboye itorero, ugasanga ngo ni bishop, ugasanga ngo ni apotre, ugasanga ngo ni profete, ugasanga ngo ni evangeliste, ugasanga ngo ni mushumba, ugasanga ngo ni revera, ugasanga abantu bafite amazina atandukanye, ariko wareba ugasanga ntibatinya icyaha. Nubwo uri revera udatinya icyaha, inzu yawe yubatse ku musenyi. Nubwo uri profete ariko udatinya icyaha, inzu yawe yubatse ku musenyi. Imana irambwira ngo tangaza iri tangazo buri wese aryumve neza. Imana irambwira ngo ubabwire ngo umuntu uhombye Imana wese nawe Imana izamuhombya. Imana irambwira ngo abantu bishakiye inyungu zabo barangije bahombye Imana. Umuntu agashinga idini kubw'inyungu zo kugira ngo abone amafaranga, ariko adafite inyungu yo kugira ngo yunguke, Imana ibone inyungu y'abakizwa. Imana igahomba kuko iyo amaze kureshya abantu bakaza muri rya dini, ahubwo ababwira iby'amafaranga, ababwira iby'ibitangaza, ababwira ibintu by'imigisha, aho kubabwira ko nibatihana bazarimbuka. Agoreka ijambo ry'Imana. Imana irambwira ngo kubera yuko mwahombeje Imana, ngo Imana ije kubahombya namwe. Imana irambwira ngo hari abandi
bashakiye Imana inyungu ndetse ngo n'ibyakagombye kubagirira umumaro babitera umugongo kugira ngo bashakire Imana inyungu. Imana irambwira ngo namwe ije kubaha inyungu mu byanyu, ije kubabera umuterankunga. Yambwiye ngo ije kubabera umuterankunga mu byo mukora. Igiye kukudepasa abagusetse, abagusuzuguye, abavuze ngo wabuze ubwenge, abo ngabo bazamenya yuko wiringiye Imana ishobora byose. Bantu b'Imana, mwewe munese amatwi, ndagira ngo mbabwire ngo nubwo murimo mubona ari amahoro, ariko Imana yambwiye ngo mbwire abantu ngo tugeze ku mugoroba. Tugeze hehe? Ku mugoroba. Niba Imana yambwiye ngo tugeze ku mugoroba, iyo abantu bageze ku mugoroba bahinga barahinga, ariko ku mugoroba bagataha. Iyo abantu bageze ku mugoroba, njya mbona abantu benshi mu kazi n'ubundi bibwiriza bagataha kubera yuko ari igihe cy'umugoroba. None igihe wakoreye ibyaha kirahagije, ariko umenye ngo ni igihe cy'umugoroba. Niba utavuye mu ngeso zawe mbi, umugoroba uragutunguye. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo ugiye gukorwa n'isoni, ugiye kumwara. Kandi ni ukuri umuntu wese mu rwe ruhande Imana igiye kumwereka uko ari, kuko Imana yambwiye ngo igihe kigiye kwerekana umuntu wese uwo ari we. Niba uri pasiteri w'indaya, igihe kigiye kukwerekana. Niba uri umushumba w'indaya, igihe kigiye kukwerekana. Niba uri porofete w'indaya, uri umusambanyi, igihe kigiye kukwerekana. Kubera yuko abantu bakoze ibyaha barenga n'umurongo utarengwa, nicyo giteye Imana gukora. Ndetse ubwo igiye gukora, abantu benshi bagiye kumenya yuko Imana yo mu ijuru ari Imana iteye ubwoba. Reka dusome ijambo riri mu Ngoma, igitabo cya 2, igice cya 29, umurongo waho wa 4. Haranditse ngo yinjiza abatambyi n'Abalewi abateranyiriza ahantu hagari herekeye iburasirazuba. Arababwira ati, munyumve mwa Balewi mwe, mwiyeze nonaha, mweza n'inzu y'Uwiteka Imana y'abasogokuruza banyu, mukura imyanda ahantu hera. Hari ibintu byinshi bimaze kuba umwanda, hari ibintu byinshi Imana imaze kurambirwa, hari ibintu byinshi Imana itazihanganira. Abantu bavuga ngo ubuse ngo ariko ngo namwe ngo muzana ubutumwa bw'iterabwoba, ngo ubutumwa ngo n'ubundi. Hari uwambwiye ejo bundi arambwira ngo aranyandikira ngo ijambo ry'Imana ngo riyavuga ngo muhumurize ngo abantu, ngo mubahumuririshe, ngo rwose ngo amagambo yururutse imitima, amagambo yururutse imitima. Amagambo yururutsa imitima. Uyu mugabo Hezekiya niwe wateranyije abatambyi n'Abalewi ngo abateranyiriza ahantu hagari herekeye Yerusalemu. Ngo arababwira ngo nimunyumve mwa Balewi mwe, nimunyumve mwa batambyi mwe, ngo mwiyeze nonaha, mukure imyanda ahantu hera. Bibiliya tubwira ngo twigire ku birenge by'abatubanjirije. Niba batubanjirije barakoze ibyaha bagahura n'ingaruka yo kutumvira Imana, nakabuza natwe nushaka ube bishop, nushaka ube revera, nushaka ube uri we wese, urugero rwose waba uriho, nushaka ube umuhanuzi. Ariko niba Imana yarakubise abantu batubanjirije, inkota y'Uwiteka ikabibasira, magingo aya ntabwo inkota y'Uwiteka izihanganira uyu muntu wiyise umuvugabutumwa ariko ari umusambanyi. Ntabwo inkota y'Uwiteka izihanganira uyu muririmbyi uhagarara muri korari ari indaya. Ntabwo inkota y'Uwiteka izihanganira uyu mubishop uyoboye iteraniro afite abagore bishoreka iruhande. Ntabwo Imana izihanganira uyu murevera ufite abana mu gasozi. Ntabwo Imana izihanganira uyu muntu uhora araza umugore we ku nkeke. Imana yasanze iri joro irambwira ngo ubu butumwa ngo uhaye ugende ubutambutse, ngo ubabwire ngo ntabwo nzihanganira uyu mugabo
uyu mugabo uri gukora ibi ngibi ati njyewe wa mugore we ninongera kubona wasamye inda, mwongera kubona wasamye inda, uzibwiriza ugenda ujya iwanyu, ntituzongera kubana, ubwo tuzaba tubyaranye abo ngabo. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo wa mugabo we, inkota y'Uwiteka igiye kukwibasira kandi agahindura uguteza umugore wawe amarira ari kurarana mu buriri, akagendana umubabaro awuterwa nawe. Imana yambwiye ngo ntabwo izakwihanganira, ahubwo inkota y'Uwiteka irakwibasiye, inkota y'Uwiteka irakwibasiye. Kandi mureke mbabwire, ntabwo tuzatinya kuvugisha ukuri, ntabwo tuzatinya kuvugisha ukuri. Ntabwo umuhanuzi ahanura ibyo pasiteri amubwiye ngo hanura ibi, ntabwo umuhanuzi ahanura ibyo mushumba amubwiye ngo hanura ibi, ntabwo umuhanuzi ahanura ibyo abayobozi runaka bamubwiye ngo uhanura ibi, ahubwo umuhanuzi ahanura iby'igihugu cyo mu ijuru cyamuhaye guhanura. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba uraza umugore wawe ku nkeke akarara adasinziriye ngo kubera yuko ngo yasamye indi nda, ngo wari ushaka kubyara abana babiri, ngo none ngo asamye indi nda ngo azayijyane iwabo, ngo iyo nda si iyawe, ari wowe wayimuteye, inkota y'Uwiteka irakwibasiye, nta hantu uzabona uzayihungira. Ndabizi iyo tuvuga ubutumwa nk'ubu ngubu tuzi ko ari ubutumwa bwo mu ntambara. Abantu benshi barakora ibyaha, bakagenekereza, bakoroshya, bagashaka kwiyorohereza ibiro, bati nibura gutya na izanaguhana. Niba Imana yaravuze ngo uzabyara abana 5 ukabyara abana 3, izanagukubita. Nuko nguko Imana ikora. Ngewe nzababwiza ukuri, umva, nzababwiza ukuri, ntabwo Imana yacu irya ruswa nkuko abana b'abantu bajya ruswa. Imana yacu ishyira ukuri ahagaragara, ikagucira urubanza rw'ibyo wakoze, kandi yamara kugucira urubanza ikaguhanira ibyo wakoze. Aho waba uri hose, Imana ntabwo izihanganira uyu muntu wakoze ibi ngibi, ntabwo Imana izamwihanganira, Imana ntabwo izakwihanganira uwo waba uri we wese. Inyigisho zose zaba zaraguteye gukora ibyo, Imana izanaguhana kuko yaguhaye ubwenge iguha. Imana yeretse kusanga irambwira ngo ubwire abantu bakora ibyaha kuburakari bw'Imana bubibasiye. Irambwira ngo kandi n'abafatanyabikorwa nabo, abo bantu Imana izabahana. Njyewe ari ijambo Paul yavuze ngo uretse no kubikora ubwabyo gusa, ngo ahubwo bashima n'ababikora. Njyewe ukaza ukambwira ngo none mukozi w'Imana mbikore gute, ese mbikore gutya, ati bikore gutya, nanjye mu bazahanwa Imana ibizamana, kuko nagoretse ukuri nkuzi. Imana idufashe cyane. Aba bantu Hezekiya umugaragu w'Imana isumba byose arabahugura, abashyira ku murongo, kandi nukuri ikintu ushimira aya magambo iyo ukomeje kuyasoma usanga aba bantu barumviye ukuri Hezekiya yababwiye. Nimwumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Tugiye gusenga Imana. Nababwiye ngo igitabo kigira page. Niba uyu munsi hari page nasomye, ejo tuzasoma iyindi page. Mana ishobora byose, uri Imana Adonai, Imana Elohim. Uyu mwanya maze gutambutsa message. Iyi message nambukije Mana igiye kugera ku bantu batandukanye. Abazumva ubu butumwa bakihana uzababarire, kandi hari benshi binangiye umutima. Abo ngabo
nawe ndabasengeye kuko na Pawulo wamuhaye agakiza kandi umutima we wari unangiwe. Mwami Uwiteka, ndasenze kugira ngo mu mpera z'uyu mwaka wiyereke abantu bagukorera bataryarya. Aba bantu bemeye kurengana, bemeye gutukwa, bemeye gutotezwa, bemeye guhinduka ibishungero, kandi kubw'umurimo wawe ubahagarareho Mana. Kandi Uwiteka Imana Nyiringabo, nuhagarara kuri aba bantu, Uwiteka uzabagirire neza muri uriya mwaka tugiye kwinjiramo. Hindura amateka y'abakozi bawe. Hari abakozi bawe bari mu Rwanda, hari abakozi bawe bari hanze y'u Rwanda, hari abakubaha bari mu bindi bihugu. Abo bose turabasengeye. Ijambo ryawe riravuga ngo muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Abari imbata z'ibyaha, ukuri ni kubabature. Ukuri kw'ijambo ryawe ni kubabature. Kandi Uwiteka Mana yaremye ijuru n'isi, ubakure mu gitabo cy'abarimbuka, ubashyire mu gitabo cy'ubugingo. Kandi uhereye none ubakure mu bana ba Satani, ubagira abana bawe, abana wishimiye, abaragwa b'ubugingo buhoraho. Twese tuzaraganwe gakondo y'ijuru. Urakoze rero, tugushimiye n'icyizere watugiriye kugira ngo tugukorere. Byose ubikorere kwiyubahisha, niko mbigusabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.